kuri kujyanye n'iyobokamana hari abantu bahakana ko ubukristu ngo nta bukristu bubaho, bwabaho cyangwa se butabaho. Wowe no kwemera kwawe no kwizera kwawe ni wowe ufite amahitamo y'ukuri kw'ibyo ugomba kugenderamo cyangwa se uko ugomba kwemera. Kumva rero ngo kuba ubukristu nyine, kuba umukristu wabyemera utabyemera, njyewe numva ko icy'ingenzi, numva ko ari ibintu byiza ugomba kwemera, kubera yuko niba batwigisha ko tugomba kubana n'abandi, ukabana n'abandi neza, kumva ko ugomba guca bugufi, ugacira abandi bugufi, nawe bakagucira bugufi, kubana muri sosiyete, abantu bagomba kubana muri sosiyete. Hagiye hatariho rero kuba kwemera Imana, kuba umukristu, kwemera kumva ko Kristu yabayeho, kugira ngo wumve. Abenshi bumva ko Bibiliya ngo yabayeho cyangwa itabayeho, akaba ari naho bashingira yuko n'ubukristu batabwumva ko bubaho. Abantu bemera gutandukanye. Habaye hatariho ubukristu nyine no kwemera Imana no kumva ko Imana ibaho, twaba tumeze nk'inyamaswa mu ishyamba. Ntaho twaba duhagaze, ntago twaba tubana neza, ntago kubana no kumvikana byazajya bibaho, ntago byabaho. Wajya usanga akaruta kandi kakamira. Ariko rero bwa bukristu, wabyemera utabyemera, niba bakwigisha inzira ugomba gucamo kugira ngo ubane n'abandi, mukabasha kubana neza, mugacirana bugufi, ntacyo byaba bitwaye. Ubwo rero njyewe nkumva ko rwose kwizera iyobokamana nta gishoro kibi kirimo, cyo kugira ngo nta gishoro kibi gituma wavuga ngo ntago wakwizera iyobokamana, nta kibi kirimo rwose. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'abantu batemera iyobokamana, nta gishoro kibi kibamo kubyemera. Rero rwose ku ruhande rwanjye ni byiza cyane. Ni byiza rero ko bakwigisha kubana n'abantu. Ibaze iyi si ibayeho nta dini ribaho. Abantu, nibyo natangiye mvuga ko abantu baba barabaye nk'inyamaswa, akaruta kandi kajya kakamira rwose. Haba hariho umwiryane, nta mutekano wazajya ubaho, nta rukundo rwanabaho mu bantu. Abantu ntabwo bamenya n'urukundo icyo ari cyo. Ubwo rero abaye nta myemerere mu bantu ibamo, rwose ntaho twaba dutaniye n'inyamaswa mu ishyamba. Niba wemera Imana ukayigandukira, undi akaba atayemera, wowe rwose uri mu nyungu zikomeye. Kuba wemera Imana ukayigandukira nta gihombo kirimo, ukayemera rwose nk'uko wabyigishijwe, undi nawe akabihakana nk'uko yabyigishijwe. Kuyemera nta gihombo kirimo. Icyo nakubwira cyo rwose nta gihombo na kimwe na gito kibamo. Ariko hari ikintu nanjye njya nibaza, kuva ku mwaka wa 12 kugeza ku wa 30, hari ahantu hari ibyo nanjye ntajya mbona muri Bibiliya. Nk'iyo kuva ku mwaka wa 12 kugeza kuri wa 30 rwose ntago hagaragara aho Yesu yaba ari muri icyo gihe. Ubwo iyo myaka yose Yesu yabaga hehe? Ko no muri Bibiliya batabyerekana. Hari abavuga yuko rero i Vatican hari inyandiko zibigaragaza, bya bindi byose bimwe bitagaragara muri za Bibiliya. I Vatican ho rero ngo hari inyandiko zigaragaza bimwe bitagaragara muri Bibiliya. Bakavuga ko ngo hari amateka ya Yesu batifuje ko ajya ahagaragara yose. Mu nyungu z'abatuzaniye ivanjiri ko bavuga ko ayo mateka aramutse agaragaye yakura abantu mu kwizera. Abantu benshi byabakura mu kwizera, niyo mpamvu batatumye agaragara menshi. Ubwo rero bararebye basanga ko byatuma abantu bava mu kwizera, ibyo bizeraga bakabivamo, bagasobanukirwa ko
bitari ukuri bagahita babivamo. Umushakashatsi mu by'iyobokamana avuga ko hari ibitabo bihishwe i Vatikani bitagaragara bivuga neza ku kuri kwa Yesu. Imyaka ye yabayeho yose rero ngo yamaze, iyo myaka ivugwa ariko itagaragara ngo yayimaze ari umubaji. Aho yari umubaji i Galilaya, inyandiko zibigaragaza ko ngo yari umubaji i Galilaya, nizo bita Jesus in India. Se wa Yesu yitabye Imana, Yesu ari mutoya ku myaka ye 12. Byamuteye rero ihungabana rikomeye, bituma yimuka aho bari arimuka aragenda. Ava iwabo agamije kugenda akajya ahandi, akajya kurwana n'ibikomere yari afite by'uko yari amaze kubura umubyeyi. Atangira guhitamo gushaka uko yamurikirwa. Hari umwanditsi rero w'amateka bita Nicholas Notivish, avuga neza ko yiboneye gihamya y'inyandiko zizewe. Gihamya cy'inyandiko zizewe yaraziboneye neza. Akaba yarazibonye mu ngoro y'abakatisite mu Buhinde. Aho ikatisite mu Buhinde, uyu muntu avuga yuko abyemeza, afite gihamya cy'uko Yesu yahageze. Uyu muntu rero igihe yari mu ngendo mu Buhinde yaje kuvunika, yavunitse ukuguru, biba ngombwa ko ajya kwitabwaho muri MS Monastery, niho bagiye kumwitaho hariya i Dak. Ubwo yarakomeje aguma aho ngaho i Dak mu Buhinde kuko ariho yitabwagaho. Akaba ariho rero yerekewe inyandiko za kera cyane. Izo nyandiko zari zanditse mu rurimi rw'Igipare. Urwo rurimi ni ururimi ni language Indian. Rwahariya mu Buhinde ni ururimi bakoresha rwabo. Izo nyandiko rero ngo ni umuzingo munini w'ibitabo, ni umuzingo munini cyane w'ibitabo. Zigaragaramo uwo mugabo wasuye izo nyandiko mu Buhinde witwa Isa ari byo bisobanuye Yesu. Mu Cyarabu babyanditse bamwita Isa rero akaba ari we Yesu. Iyo mizingo y'ibitabo rero ikaba yanditsemo amateka y'umutagatifu Isa ari we Yesu. Ikaba ibitsa aho ngaho, ariho bagenda bavumbura nyine abakoze ubushakashatsi kw'iyobokamana, akaba ariho bagenda bakorera ubushakashatsi ku bitabo nyabyo byanditswemo amateka ya Yesu. Ibitabo nyabyo bitagiye bihindurwa, bitahinduwemo ikintu cyose. Gira ngo mu gice cya mbere nabibabwiyeho ko ibitabo Bibiliya ari Bibiliya yavuguruwe cyane, itari iy'umwimerere, ariko nanone bakagaragaza yuko igitabo kitigeze gihinduka mu mateka yacyo kuva kera na kare, ari igitabo cya Korowani. Kubera ko Korowani kuva ururimi yanditswemo na n'ubu ngubu nirwo rurimi igisomwamo, ariko Bibiliya ikagenda ihinduka mu ndimi zigiye zitandukanye, uko bayihindura banayisemura kugira ngo abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye bayisobanukirwe, bakanayisobanura bagenda bagira ibyo bagenda bakuramo. Uwo Isa rero ibitabo bye baje kureba basanga hari ibitabo bitagiye hanze bitabashije kujya hanze, barekeye aho ngaho. Ariko uyu mushakashatsi akaba yarakoze urugendo shuri akajya mu Buhinde, aho ngaho nababwiye, akaba ariho yagiriye iyerekwa abona ibyo bitabo. Iyo rero akaba ariyo gihamya yuko Yesu yabayeho mu Buhinde kuri iyo myaka twagiye tuvuga, n'ibindi batagiye bagaragaza babonye ariko batagiye bashyira hanze, bihari bihishwa aho ngaho. Rero bavuga yuko Yesu
muri ibyo byose ibyo babashije kudashyira hanze, bavuga ko ku myaka ya 13 aribwo yari avuye i Yudaya.